ijambo kandi ijambo uwo yahoranye n'Imana kandi ijambo uwo nawe yari Imana na kimwe kitaremwe nawe mbere na mbere hariho jambo uwo kandi ijambo uwo yahoranye n'Imana kandi ijambo uwo nawe yari Imana na kimwe kitaremwe nawe Yesu Yesu w'i Nazareti turakwamamaza Yesu Yesu w'i Nazareti turakwamamaza Good. Imana ibagire neza ndabakunda bashuti banje bashuti ba MT22 News Key ikorera hano i Kigali i Remera Kabeza nimbakunda ndabakunda bambi Imana ibumugisha abanyeshuri bakomeje kwiga Imana ibagire neza no kuri abari hanze biga online abandi bari mu Rwanda hano i Kigali biga hano mu kigo n'abandi bari mu Rwanda kandi bari mu ntara zitandukanye biga online Imana ibagire neza no kurinda bakunda uko bucya nuko bwije niko nkomeza kubatekerereza mvuga ngo Mana aba bantu mbahiki abantu banje abantu bampaye mbahiki koko nuko bihora bimeze Imana ikomeze kubagira neza rero kandi mpumuriza n'abandi batameze neza bagize ibyago no kuri imuhumure mfite ubuhamya bw'uko Imana ihindura amateka kandi ikongera kazana umunezero n'ibyishimo mu muntu muhumure ibintu bizatungana so iyi njyana ndi gucuranga rero bayita sebeni ni njyana cyane cyane izwi ku muco wa Kongo okay Okay, mwabyumvise ni injyana ya Kongo burya Kongo cyane bazwiho injyana ebyiri yo bita lumba bagiranga ukumva ukumva kumva seba cyangwa sebeni abafite imbaraga batangira kubyina kuko umuziki uzamura imbamutima abantu bagatangira kubyina so iyi njyana rero nkuko mwayibonye bashuti banje bana b'Imana iyi njyana kuyigisha online simbabesherata sinirarira iyi njyana yarananiye kwigisha online abanyeshuri bifuza kuyiga baza mu kigo byanga bikunze byanga bihwati
byanga bikunze. Iyi njyana irakomeye, iyi njyana irimo ibintu bikomeye iyo bita myuti, haba harimo besi, haba harimo akompanyi abazizi, haba harimo solo, sibyo, haba harimo kiki, ngira ngo mwayumvise. Muri make kugira ngo rero ubi coordinating, ubihuze bibyare injyana wifuza, inshuti zacu, bisaba kugenda nkwereka akantu gake gato ku buryo bwayo tuyiga igihe kirekire, tuyiga amezi menshi iyi njyana yonyine kandi turi kumwe. So rero hari abanyeshuri bakunda kuyifuza cyane, bayishaka. Mu by'ukuri byaba byiza ari uko muje mu kigo, abari hanze mwatega indege mukaza mukiga iyi njyana uko icurangwa. Hari abavuye Itali ejo bundi baje kwiga iyi njyana. So rero kuko iyi njyana mu by'ukuri ntababeshye iravunanye mu buryo bwo kuyigisha. Bisaba ko kuyigisha umunyeshuri yaba ari kumwe n'umwarimu, turebana amaso ku maso. Izindi ziroroshye, izindi level rwose zo ziroroshye. Ni nayo level rwose iri high kuri gitari, isaba gufungura ya miyoboro nkunda kubabwira y'ubwonko kugira ngo ikore mu buryo buri fast. Ukaba waririmba kandi ukaba wacuranga ibintu nk'ibi ngibi byose ukabihuza, icyo gihe ubwonko bwawe busaba ko mbupfubura nkoresha iryo jambo kugira ngo tugere kuri level yo kugira umuvuduko w'ubwonko umeze cyo ku buryo abasha kuririmba indirimbo nk'uko naririmbaga, kandi ukabasha coordinatinga ibi bintu byose biri gucurangwa ahangaha, biri gushakwa muri iyi njyana itandukanye. Urugero, indirimbo turayizi. Nk'iyo ndirimbo usanga tuyizi iyo ngiyo, sibyo? Umva ikoze muri iyo njyana ya 7. Okay, rero bisaba iki? Bisaba kugira ngo twegerane umwarimu n'umunyeshuri, twicare nkwereke ibanga iyi njyana. Mu by'ukuri ngira ngo abibona, urabona ko mu by'ukuri ikomeye. Icyakora ku mahirwe yacu nk'abarimu, kuri twebwe ntago ikomeye iyo turi kwikwigisha twicaranye, biroroshye muhumure. Ubu rero ndagira ngo mbakangurire ukomeza gukora imyitozo. Nagiye mboherereza abanyeshuri banjye batandukanye aho muri, rwose ndatanga itangazo kugira ngo imyitozo muri gukora niyo izazana icyo bita medicine nkunda kubabwira, ifungura ubwonko, sibyo? Icyo gihe muzishima kandi muzanezerwa. Nimwibande cyane ku ndirimbo nk'uko murambibabwira, ahubwo mwibande ku masomo mba nabahaye ariyo abyara indirimbo. Ndashira abanyeshuri bakomeze kunyereka umusaruro mu by'ukuri w'ibyo bagezeho, ubwonko bwabo bugatangira gufunguka. Mu by'ukuri ndabyishimira cyane. Cya kabiri, aho muri mukomeze mwumve imiziki, ni byiza. Cya gatatu, mucurangane muri groupe, nabyo ni byiza cyane kubafasha gufungura uwo muti, sibyo? Ndashaka kubasigira isomo uyu munsi rijyanye n'ibyo nkunda kwita technique. Ibitabo bitandukanye bibyita technique, kuko nk'ubushize mu isomo nabahaye I think kuri YouTube naberetse icyo bita levels z'amasomo ya music. Mbereka ko mbere na mbere hari briefing ijyanye no kumenya imikorere ya gitari y'intoki. Rya kabiri mbereka ibyo bita building codes, uburyo umuntu yubaka amakode, ukamenya ngo niba ari iya do ijwi rimwe, ibyo bita note ijwi rimwe, ese don iri code.
yaba iyihe ifite soprano, alto na tenor ndetse na bass. Tukamenya kubyurudinga, kubaka amanota ni igice cya mbere. Cya kabiri ni igice cyo gukora icyo bita progression, guhuza ya manota wamaze kubaka yose ku murongo ugatangira kuyagira gute, kuyacuranga. Iyo niba wize do ukamenya na fa ndetse na do na sol. Okay, okay, do fa ubwo bimfasha gutya ntimukagire ikibazo, narabiberetse. Ni iyi ngiyi, ni kimwe n'ibi byose ni kimwe. Ubishoboye wakiga n'iyi ngiyi igikumwe, kuko iyi ngiyi imitsi ya hano ntabwo iruha vuba, ariko iyi abayikoresha benshi barabizi bahita baruha vuba bitewe n'imitsi. Okay, do fa do ndetse na sol. Alright, ni urugendo gushaka kubereka ko nshaka kubaha isomo. Okay, iyo ni part ya kabiri. Part ya gatatu rero ni ukuba watangira gukora melody, melodies zitandukanye muri iya manota uba wize. Urabona ko icyo bita progression atari indirimbo, ahubwo wahita hazi indi yo gucuranga melody runaka. Urugero pa 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 pa. Okay, ugatangira kwikorera melody ubwawe. Icyo gihe bigufasha kugira gute, bigufasha kubika melody nyinshi muri wowe zizagufasha kumva indirimbo z'abandi ukazigana. Ako kanya kumenya ngo amanota ahuye naya, warangiza ugahita ucuranga igihe ujya kwiga indirimbo, ntabwo ari byiza, kubera yuko ntabwo biguha amahirwe yo kuzavumbura. Ariko gucuranga, guhuza amanota ukabicuranga nka practice bwite, ugakora umuziki nk'uwo umuntu akawubyina atari indirimbo, biguha amahirwe yo kwibikira ubushobozi bwo kuzavumbura no kumva cyane indirimbo abandi bazabatenga bancurange cyangwa se tujyane. Icyo gihe bizagufasha kuko uzaba wibikiye imbaraga zo kuvumbura cyane. Okay, kane, uri ku bintu byitwa ngo playing techniques and improvising. Narayibabwiye iyo nuze iyo party ya kane, uburyo ushobora kwamproviza indirimbo yawe. Muri make yaba indirimbo yawe melody ariko ikumvikana. Urugero, okay, I love you, you are my savior. Okay, every day. Okay, no man, but it's a good okay. Gucuranga indirimbo cyangwa melody ikumvikana, kagira gute, ikumvikana. Okay, bivuze iki rero? Iyo ni level nziza iryoshye kandi ikomeye kuruta ibindi. So kugenda ukora amasomo neza ya gitari cyangwa ya music muri rusange, utibanda cyane mu ndirimbo, wowe indirimbo uzazivumburira. Nicyo umuntu aba ashaka cyane. Iyo wize amasomo cyangwa amahame y'umuziki, aguha kuzavumbura cyangwa kuzikora indirimbo ku bushake. Rero yose ije ugatangira kuyikora, sibyo? So uyu munsi rero tekinike nshaka twiga ni umve 1 2 3. Umve ukana. Okay, umwanya tubonye ya kane yitwa playing techniques and improvising. Techniques ni tugiye kureba uyu munsi rero. Urugero, bwa mbere na mbere, ibanga rya mbere rya tekinike nuko ucuranga umurya rimwe ukaba wabasha kuvuga inshuro zingahe? Ebyiri. Okay,
iryo ni ibanga rya mbere. Twagiye duhere kwa gatandatu, kwa gatanu. Urabona ko turi kubikora muri fret ya kangahe? Ya kabiri. 1 2, sibyo? Okay, uwa gatanu muri rya gatanu, wa kane, wa gatatu, wa kabiri, wa mbere. Okay, noneho iyo ni part ya mbere ugiye gukora myitozo. Iya kabiri nuko none kukanda kuri fret ya kabiri n'ubundi wagurekura ukivugisha. Ushobora gukoresha gutya cyangwa ukazamura, byose byashoboka. Sibyo? Okay, twatangiye hambere, part ya mbere. Ubwo no kucuranga ni open, urabibona ko ari open. Alright, twagiye rero sasa noneho tukanze. Okay, urumva ko noneho ucuranga ngewe hangaha rimwe ariko ukavuga inshuro zingahe? Zibiri. Okay, okay. Okay, cyo myitozo noneho ya tugiye kureba muri re na sol na la. Dukorera aho ngaho nta kibazo, wenda niho horoshye, sibyo? Tugiye gutangira ku rya gatandatu, wa gatanu, tujya muri re. Okay, kuri country music. Ba 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 ba. Ba 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 ba. 1 2 3. Ba 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 ba. 2 3 4. 1 2 3. Okay. Wana nkoze ku muryango wa gatandatu uri open. Nongera ku muryango wa gatanu uri open. Then njya muri re yanjye. 1 2 3. 1 2 3. Noneho sol. Okay, noneho la. Okay, bo 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 la. Okay, re. Sol. Kongera re. La. Okay. Ba 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 ba. Kuri iyo myitozo uko ari ingahe? Uko ari ibiri. Wa kabiri. Umusaruro wabyo. Ayo niyo mahame y'umuziki, inshuti zanjye. Kwibanda mu ndirimbo cyane, ariko ibintu bikora neza, ukabikora neza nkuko tubishaka. Ubwonko bwawe buzatangira kukwerekeza ku ndirimbo zenda gusa n'ibyo uri gukora. Sinabura kubabwira ngo Imana iba umugisha n'imbaraga zo kugira ngo mwige neza nkuko natwe tubibaha. Mu by'ukuri mpora mbasabira, mpora nshaka kugira ngo mukomeze munyure ku musaruro. Mu by'ukuri muranejeje,
Dr God ndagushimira cyane rwose, mu banyeshuri nigishije bakomeje kumpesha ishema, ni ukuri urimo aho muri Amerika uri, Imana iguha umugisha, indirimbo yawe twarayikunze cyane, komerezaho kandi turagusengera nk'ababyeyi wanyuze mu biganza, turacyagusengera cyane ni ukuri, n'abandi batandukanye muri gukora ibintu bikomeye cyane. Gerard aho uri mame ndagushimira ni ukuri, sinabarondora mu mazina, mumbabarire muri benshi sinabarondora, ariko umutima wanjye murawunezeza. Abakomeje kwandika ku ma YouTube aho ariho hose mutanga amakomenti muvuga ko nabigishije, kandi ibyo nabigishije mu bikomeje kandi mukomeje kubigaragaza, ndetse mukagira igikundiro. Icyo nicyo duhora tubasengera, kugira ngo mukomeze mukataze rwose, duhindura isi mu buryo bwiza, duhindura isi mu buryo muri muzike, mu buryo muzike izagira ku mitima y'abantu, cyane ko muzike ikenewe cyane mu bwonko, mu mitima y'abantu barayikeneye, kugira ngo ibashe guhindura ibyo ibasha guhindura mu muntu. Imana ibagire neza, ndabakunda.